hari umuntu wabuzi umuyobozi wa rira shuri, directeur wa rira shuri ryo ku Ntwari, Sengabo Ayub. Nyakubahwa Sengabo Ayub, rwose ubutumwa mu mutugerezeho. Hari ibijya bihabera sarahatan, ntitubice ku ruhande ngo ntibihabera, hari ibihabera. Nibyigeze kuvugwa ngo barwanye bagakubitanira amakofi bakava bamwe amenyo yabo bayasize hariya, ubanza byarabereye hariya. Ariko iki kigo ni ikigo cyacu, siko bimeze. So ndagira ngo mumpere ubutumwa bw'umwihariko ukuriye kiriya kigo ko ubwenda nabyo tuzanabinyuza mu nyandiko insha Allah, sawa, atemerewe kugira undi mwito yakira hariya ujyanye n'umwito w'umuziki. Ubwo nicyo gisubizo ndi busubize, kwako ninjya kuvuga ari wenda hari ukuntu bigomba gukorwa bikanyura muri process zabyo, ariko kuva ubu ngubu mumungerezeho ubwo butumwa. Ndakeka benshi muri mwebwe mushobora kuba mumuzi uhagarariye ikigo cy'amashuri yo ku Ntwari, mumugezeho ubwo butumwa n'ibindi bimureba mu mabaruwa n'ibiki bizamugeraho, ko nyuma y'uko abyumvishe atemerewe kwakira umwito w'umuziki muri kiriya kigo. Ibindi nabyo bizamugeraho bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, wa sawfa nas'a bidhalika, kandi insha Allah tuzakikisha yuko bibaye fi aqrab waqtin mumkin, mu gihe gito gishoboka. Wenda nitangazo namwe muzaribona kugira ngo muzatubera abashahidi yuko icyo kintu cyakozwe. Biri kumvikana fa Islam, biragoye kumva yuko dushobora kuba twahagarara imbere y'Abayisilamu tukababuza ikibi kirimo kirakorerwa iwacu, mu rugo rwacu, mu kigo cyacu. Hano biragoye ko umuyisilamu wabimubwira ngo abyumve. Bantunze urutoki mureba abandi mu Islam. Ubwo rero namwe kwanza mubanze mumbere abahamya kuri icyo, nibikurikiraho turaza kuza kubimugezaho fi aqrab waqtin mumkin, mu gihe gito gishoboka bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ubwo hano baratunenze, twemeye ukora iki? Kunengwa, sawa abandi mu Islam. Ubwo rero ntimugire ngo wenda tugiye kubisinzirana, wenda murakoze no kudutungira urwo rutoki natwe kudutunga urutoki no kutunenga. Ibikurikiraho turaza kuza kubikurikiraho, wenda n'abafasha aya mashusho ibibaze kuza kubigira ubutumwa bw'umwihariko kuri uriya mugabo, abimenye yuko kuva ubu ngubu nibinakurikiraho wenda hari ukundi kundi azakurikirwa mu buryo bw'umwihariko. Biri kumvikana fa Islam, iki cyo tucyemeranye muri ubwo buryo. Wenda ibindi bizakurikiraho bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala insha Allah. Reka ibyahangaha iwacu aho dufitiye ubushobozi tubanze tubihagarike, ariko mu rugo rw'umuntu ku giti cye aho ngaho wenda hazakurikiraho icyitwa kubanza kwegera ba nyiri izi ngo. Ariko insha Allah khair, nubashirukum bi khair. Reka tubizeze inkuru nziza insha Allah, reka tubizeze inkuru nziza. Wallahi bavandimwe Islam, reka natwe tugira isoni zo kuba twakumira ikibi kandi icyo kibi kirimo kirabera mu bikari byacu. Niba tuzi neza yuko hari ibyo dukumira bitaza kuza kubera hano muri mimbar, nkaho wenda dushobora kuba duhagarariye cyangwa se tureberera n'ahandi tureberera Abayisilamu bazi naho dukumira ikibi gishobora kuba cyakora iki cyahabera muri ubwo buryo, sawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam aratubwira ngo uzahamagarira abantu ibikorwa byiza, uyu nguyu azanahembwa n'ibyiza byabariye abantu bakoze icyo gikorwa wabahamagariye, n'ibyiza byabariye abantu bakoze icyo gikorwa cyiza wakoze iki wabahamagariye, ngo nabyo uzabihemberwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam akatubwira ati waman daa ila dalalah kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu. Rasul ati ngo nuwo uzahamagarira gukora ibibi cyangwa se ukamutera inkunga gukora ibibi, ukamworohereza gukora ibibi, ngo abo bose ibibi bazakora byabo byose nawe bazaguha kopi yabyo, la shaka. Dushingiye kuri ino hadithi, ufite igikari cyawe uhamagariramo abo bantu bakaza bakabyinira muri icyo gikari, bakiyandarikira muri icyo gikari n'ibindi, ababikoze bose ibibi bari buze kuza gukora, nawe wabateye inkunga kugira ngo wasahalta lahumul umur, ukanaborohereza inzira bakabigeraho. Kopi y'ibyaha bakura hariya nyiri icyo gikari nawe
tanalu shay'an min nasibi haula, mu byo bari buze kubona nawe ubona icyo cyaha. Ubwo rero ntihazagira uzumva yuko aho babikoreye nta kibazo, hari uza rwose ukamubwira uti kuki wabahereje kiriya gikari, ngo nibo bazi ibyo bintu bari buze kuza gukoreramo, wari ubizi ariko nyine nabigenza neza, ariko si njye uri kubikora. Ndakubwira nti ibi biri bukorerwe iwawe ubizi neza, ubwo ibi biri buze kuza kubonwa na bariya bantu, nawe ufite kopi y'umugabane w'ibibi bakoreye hariya mu rugo iwawe. Wallahu a'lam. Iyo ugiye kureba impamvu mbere na mbere bashyira imbere ngo nuko baba bashaka gutera inkungu uyu mukobwa, ese nibwo buryo bwa nyuma bwonyine babonye bateramo inkungu uyu mukobwa? Wallahi mwabagabo mwe mujye munashimira Imana kuba bino bintu mutajya munabijyamo. Jya mushimira Imana kuba mutajya mubijyamo. Mbona benshi duhurira ku mbuga nkoranyambaga, hari list ireshya gutya barimo barandika fulana atanze ibihumbi 100, undi atanze 20 bigata binarangirira iyo ngiye wa khalas. Abagabo mujye mutinya, dufite n'ubwoba ko hari ukuntu abagore bashobora kuzabakurura twisanga namwe muri kujya kwikaraga mu myito yanyu y'umwihariko. Allah biturinde, na'udhu billahi min al-khudhlan. Sabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko turinda gusuzugurika n'agasuzuguro nka kariya bava mu Islam. Abantu bacuranga hari igihe bajya bitwaza urwitwazo rwo kuvuga ngo kugiye kinwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ngo abakobwa iyo bajyaga kurongorwa ngo hari ukuntu babacurangiraga bakabaririmbira. Tayib, reka tujyanirane kuri iyo njyana y'ibyo murimo muravuga, hanyuma nanjye mbaze ibyo bakoraga nibyo namwe muri gukora? Batubwira yuko byari mu mugenzo mwiza kujya kinwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umukobwa ugiye kurongorwa, abakobwa abagore bagenzi be bamwihereranaga ahantu mu gikari ari bo bonyine, bagakomanga kuri twa tugoma duto twitwaga uturika cyangwa se tudufu. Kariya imiterere yako nuko hejuru haba hari hahandi ukomanga intoki, hasi hafunguye cyangwa se harangaye, niyo miterere yako. Ibi bindi byo simbizi n'ukuntu binateye, Allahu a'lam. Binarenze no kuba ari imvugo ya shaytan, kubera yuko na bamwe mumenye tugaragariza yuko iyi miziki niwo muhamagaro wa mbere wa shaytan, niwo muhamagaro wa mbere wa shaytan. Tayib, hanyuma bagashaka gukoresha iriya dalili, fahadha khata, iri ni ikosa rikomeye cyane. Ni ukuba bafata biriya bagashaka kubigereranya n'ibyo bakora, hanyuma ngo babigire urwitwazo. Nta rwitwazo rurimo. Niba mushaka kubigira urwitwazo, nimukore nk'uko babikoraga, hanyuma mwebwe kubibyaza umusaruro, mukatuzanira aba DJ, mukatuzanira abacuranzi bavuye hanze, mukagenda mukatuzanira inkozi z'ibibi z'abakobwa b'ababyinnyi, bakabero baza kuza kwambarira ubusa abantu. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo byakozwe kirya gihe, ntabwo ari byo byakozwe kirya gihe. N'abandi batubeshya ngo Rasul sallallahu alaihi wasallam yinjira mu mujyi wa Madina baramuririmbiye, طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت نورت المدينة. bira bisigo ubwabyo, reka mbyite ibisigo, binanyuranyije n'ukuri kwariho, mu buryo bukurikira. Uburyo bwa mbere, bagize gutya bavuga yuko intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, bavuga yuko intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yinjiye mu mujyi wa Madina, yinjiriye ahantu hitwa Thaniyatul Wada', kandi siho Rasul sallallahu alaihi wasallama yinjiriye. Murabona yuko inzira zinjira mu mujyi wa Kigali zivuye mu ntara zigiye zitandukanye ni nyinshi. Hari abinjira i Kigali baturutse za Bugesera, hari abinjira Kigali baturutse ku giti cy'inyoni, hari abinjira za Kamonyi, hari abinjirira ahangaha za Rwamagana. Muri ubwo buryo no kuvuga ngo ni nkaho bavuze yuko wenda yinjiriye Kamonyi kandi yaturutse hehe, baramubeshyera. Iki ni cya mbere kiboneka muri iriya ndirimbo. Icya kabiri, baravuga bati ngo ji'ta nawarta al-Madina, uje guha urumuri al-Madina. Hano Rasul sallallahu alaihi wasallama uyu mujyi wa Madina yari atarawita Madina, bo iri jambo Madina barivanye he? Mu mateka ni mujya gusoma murasanga Rasul yinjiye mu mujyi wa Madina witwa Yathrib, sikwemeza abandi mu Islam. Hanyuma bangaba ijambo Madina barivanye he Rasul atari yamara kuribaha, ngo hanyuma n'umujyi witwe al-Madina. No kuvuga ngo
iriya ndirimbo ubwayo irimo ibinyoma. Rero be kujya babeshya ngo Rasul baramuririmbiye, iriya ndirimbo irimo ibinyoma bigiye bitandukanye, ubwayo iranivuguruza. Ku bijyanye rero n'uyu mukobwa wagerageje kubwira ababyeyi be bakanga, bagakomeza gushaka kumuyobora mu mabi, uyu mukobwa mbere na mbere ntabwo tugiye kumubwira ngo cika intege ku guhagarara ku kuri, abadan. lianna hunaka qaida taqul la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Dufite principe tugenderaho yitwa ngo kirazira kumvira ikiremwa muntu. Ari mama we ni ikiremwa muntu, siko bimeze? Ari papa we ni ikiremwa muntu. Kirazira kumvira ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose mu buryo uri kucyumviramo bwitwa ngo uri kugomera Allah subhanahu wa ta'ala. Rero nimubwira ngo yumvire nyina, ni nkaho ndamubwiye nti muri uno mwanya agomera Allah subhanahu wa ta'ala, nahagarare ku kuri kwe, hari ubwo Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kumutera inkunga irenze we niyo yakekaga, irenze no kuyo yakekaga. Bityo rero abavandimwe Islam, ntitunabone yuko biriya bintu ushobora kuba byanitabirwa nk'uko bashaka ko babyitabira, hakabonekamo amafaranga. Burya amafaranga ufite mu biganza byawe gutya, ntumenye ngo ijana ku ijana, ntukajye wumva ngo ijana ku ijana afite umugisha, ashobora kukugirira akamaro, ashobora kuyabona ari miliyoni 2-3, ariko bikanarangira n'ubundi abona yuko ntahagije, nta nahamugejeje mu byo ashaka gukora. Kubera iki? Allah subhanahu wa ta'ala yamaze gukuramo imigisha. Biri kumvikana abavandimwe Islam. Rero bike cyane birimo umugisha wa Allah subhanahu wa ta'ala byana kugeza no mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aramutse abishatse. Biri kumvikana. Icya kabiri, kuba ushobora kuba ufite umubyeyi wanangiye burundu ibiriya bintu, yabonye ngo nibwo buzima bwe azabijyamo ila antamuta, kugeza apfuye, faqad addaita ma alayka. Ikikureba wowe wamaze kugikora, ikikureba wamaze kugikora, kandi ntiwigeze ukijenjekera, atari ukuza gusuka muhaga. Mubwire mu kinyabupfura cyiza nk'umubyeyi, mubwire wenda umuguyaguye nk'umugore wawe, nk'umwana wawe nawe umubwire nk'umubyeyi, nta kutagize, waravuze, wenda barimo baraguca ku inyuma bakagenda bakabikora utabizi, waravuze, nta kutagize. Hari aho bigera bikaba byanaba ngombwa yuko unafata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Umugore yanze kumva burundu icyaha, yanze kukivaho, harakurikiraho iki? Harakurikiraho iki? Hano harakurikiraho gufata icyemezo nk'umugabo. Biri kumvikana abavandimwe Islam, atari ukwicara gusa ukomeze ubane n'umuntu Allah yarakariye, waramubwiye yanze kumva, ukomeze ubane nawe amanywa n'ijoro muririrwana. Ariko reba kurarana n'umuntu ubizi neza yuko isaha n'isaha Imana ishobora kuzikana barimbura na mwembi, nta nubwo wumva binaguteye ubwoba. Yavuye baza unamubwira uti sasa reka nkubwire rero umugore mwiza, uryamye muri kiriya cyumba, nanjye mbyame muri iki, nihagira ibimanuka bigusanga aho wenyine, kugeza igihe uri bukorere tawba utazongera no gusubira muri ibyo bintu. Biri kumvikana. Ariko nta kutagize, faqad addaita ma alayka, ibikureba wamaze kubikora, ibindi Allah subhanahu wa ta'ala azabishyira aho agomba kubishyira. Rero uriya muntu nkuriye waramubwiye yanze kumva, Allah kumufata ni akanya gato. Allah afashe Firauna mu gihe kingana iki? Si segonda. Rero bariya nabo be kujya bakukanga, isari yose Imana ishobora kumufata kandi kanamufatisha imbaraga zirenze Imana yafatishije Firauna. Buriya nabo bakimara kubona ubutumwa bwaje busohoye n'umuryango w'Abisilamu mu Rwanda ku bijyanye n'ubukwe, hari ingamba zimwe na zimwe numvishe zafatiwe hariya. Mpereye ku musigiti, mu musigiti hari ukuntu abantu bajyaga muri nikahi, ukajya kubona ukabona haje nk'umukobwa umugeni, agatuza kari hanze, yambaye umwitero ni nkaho atawambaye, nta nubwo ari umwitero, ni nk'akantu k'akayungirizo yambaye, umusatsi uri hanze. Abantu basa kuriya ngo bajye babungishiriza nikahi muri kaburimbo hariya kwa Kadafi, ntibazongere kwinjira. Mperutse kubyumva yuko ariyo mabwiriza kwanza yafashwe, ntibazinjire mu musigiti. Ubwo ushobora gusanga na sale ubwo n'amabwiriza hari ukuntu byabaye, Allahu a'lam. Ariko mpereye ku musigiti cyo naracyumvishe ko hari icyemezo babafatiye. Ubwo rero n'abandi bekomeza kujya babishyikira, twarabimenye yuko hari abashehe bajya bafotorwa muri buriya bukwe bw'ibitangaza, agafotoramo umushehe barimo baradundisha umuziki, bakakohereza ku mbuga nkoranyambaga ngo na bwa bukwe shehe fulani yararimo. Biriya bintu abashehe ntibashaka nabo babyitondere, kubitaha ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Uricaramo gutya wakumva batangiye kudundisha ibimenamutwe byabo, isohokere wigendere, isohokere wigendere rwose, hatagira umusilamu gufotorera hariya. Ariko ntubikore kubera gutinya ko bagufotora, bikore kubera gutinya nde?
Allah subhanahu wa ta'ala wenda nuwagufotoye hari ubwo kivideo cye gishobora kudafata ngo cyoherezwe mu bantu kubera kwenda bikoze lillahi kubera gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, nkatwe mu karere ka Nyarugenge reka twihereho tubaza kureba ibyo tugira n'abandi nabo ubutumwa buri buze kuza kubageraho, duhagurukire rimwe twese. Harageze bavandimwe Islam, yego nta kibazo, ariko nawe ntuzemere ko umugore wawe ajyayo cyangwa umwana w'umukobwa. Ndi bugufashe inshallah. Inshallah khair inshallah. Reka ba imamu buturere n'abintara zigiye zitandukanye turebe ukuntu tubikumira. Umuislamu wiyahuye mbere na mbere, ubuislamu bwarabibujije. Kwiyahura ni icyaha, kwiyahura ni icyaha. Waqad thabat ala anna ba'd as-sahaba, hari bamwe mu basahaba ngo byagiye bigaragara yuko umuntu wiyahuraga ku gihe cyabo baramufataga bakanamukubita umurambo we bakawufata bakawutsibagura. Birikumvikana. Bityo rero kwiyahura awalan ni icyaha. Ndashingira kuri hadithi nwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, wenda biriya by'abakubitwaga biyahuye nta busahihi bwabyo mbifiteho, ariko biragaragaza yuko baswaba batigeze bishimira icyo gikorwa. Harimo n'imvugo y'inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tubwira ati umuntu wese uziyahura yawma al-qiyama azazuka mu buryo yiyahuyemo. Nukuvuga ngo nimba hari uwicometse icyuma azazukana nacyo, nimba hari uwimanitse mu kagozi azazukana nako kamuniga. Birikumvikana vanwe Islam. Hanyuma na Allah subhanahu wa ta'ala ibingibi akabitubuza muri aya akatubwira ati wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Muramenye nimuzakore impamvu izo arizo zose zatuma ubuzima bwanyu bugwa mu kaga, harimo kwiyica, harimo kwiyahura, harimo gushaka kwihotora ubuzima. Inna Allaha kana bikum rahima. Mukuri Allah subhanahu wa ta'ala kuri mwebwe n'umunyamuhwe kandi uhebuje. Kirazira rero ku Muislam kwiyahura, kirazira. Rero ku munsi w'imperuka azahura n'icyo cyaha, n'icyo gihano. Rasul sallallahu alaihi wasallam yarabigaragaje yuko naramuka agize uruhare mu kwiyica, ibyo yiyicanye azazukana nabyo yawmal qiyamah. Birikumvikana. N'ababimenye bakabivamo fa ni'ma ma fa'alu, bakoze ibikorwa byiza. Jazahumullahu khairan, Allah bahembe ibyiza aha ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Ndetse n'ababaye impamvu yuko hari ababimenye bakabivamo, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yajziyahum khairal jazaa'i fid dunya wal akhirah. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabahemba ibihembo byiza aha ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. N'ababisigayemo bakibirimo, hadahumullahu wa aslahahum. Sabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yobora akanabatunganya. Natwe dusigaye dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakomeza kutuyobora inzira nziza. Subhanakallahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.